uba amafaranga inoti ya 2 mbaha uri kumva niyo mpamvu wampereza utuntu two tudomogeyeho ukamereza icyakura ntakwiriye ako bivuga inoti jewe umbabarire nta kintu nshaka kuvugana nawe kirenze kuko nusiteresa ndakujomba utahi wanyu umbabarire pe naho ngurangu butangiye metsa amagi Mwaramutse. Mwaramutse neza. Amakuru. Neza. Yewe, mutare. Murakoze. Nsanga ndi gusoma ka Bibiliya. Wari gusoma Bibiliya. Bashije gato n'akandi gatebe. Murakoze rwose. Se mu rusengero warabuze ahantu hose. Warabuze abantu we. Cyagenze bite? Urugo se shahu. Nta kintu kirimo. Yewe. Aza gusenga se mu rugo bitameze neza. Mwari muri ahari Turashima Imana. Ubwo wowe ahantu hose narakubuze. ntabwo naboneka ngiye nsigaye nsengera mu rugo hari ibintu by'imyuka mibi biri hano mu rugo nta kintu na kimwe ngigeraho ahubwo se nari ndi gusoma muri Zaburi ya 70 sinzi niba hari ikintu nawe yagufasha ahubwo se ko mbona ubundi uri umukire ubundi yagufasha iki Oya ngiye iramfasha. Kuba ndumukire somo rero twasoma muri Zaburi ya 20 umurongo wa mbere kugeza wa 6 haravuga Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena anjyana iruhande rw'amazi adasuma asubiza intege mu bugingo bwanjye kubw'izina rye. ariko ziko ari byo tekera numvise nari nsanzwe nyumva ariko nari narabuze umuntu yinsomera ngo nishime Oya ishime ahubwo unezerwe ngiye ikintu cya kinzanye hano niba ngibi byari birimo ariko ahantu hose narakubuze yaba ku gasoko yaba mu masengesho sinya nkubona byagenze bite wa muntu we mfite umugabo hano ndatirimuka agasakuza kandi namubwira ngo nazane amafaranga akambwira ngo ntayo bunayebeye icyo gukora mitamo kuguma hano niyo nsohotse abagore bagenzi banjye baranseka dore agatenge nakakonyine ngira aka gasharupe nako ndakamesa kugira ngo nkakamesa ninjoro nkakanika ku ntebe naka gapira ni mama akamaye ejo bundi nakagana nashakanye karacize cyo kindi washakaye wa muntu wahora niki ushatse kuvuga ko gitanye nyine umugeni atakwitaho anyitaho gute yanyitaho sinzoga zikankona uwanjye ni ijuru rito nimubwira ngo ni ijuru rito umugabo abijuru rito byagenze gute umva turuzuzanya nako nanjye ndabibona bibona telefoni nziza ngewe do ni gatushe nayo nayiguze ejo bundi ibaze shaye ntago azi ko ngifite ubabimenye nayo yayijyana akajya kuyigurisha akanywa inzoga iyo aje ndayihisha nkagenda nkapfurika mu mufuka w'ibishyimbo hariya nkayibika shayihanganye twebwe tuba twarabonye abagabo ujye uncungira ngewe ntabwo ndi kumva neza ujye uncungira dore yankubise urushyi hano mu gutwi ntikucyumva nshiduka yangwe hejuru wowe unyumvire ko yakoma hariya njye kugahisha yakajyana akajya kukanywera Mukama ariko se none abagore b'iki gihe babaye bateguye niko Mukama Karama nta n'isoni ngo karame nazajya ngo bavuge ko mbona uba wabyimbye umeze nk'ikigati cy'ijana ubu wumva ntabwo ushobora kumva igihe cyo nkubwira jewe hari impamvu ituma umuntu aba yarakaye kandi neza ko bimwe na bimwe ubizi jewe iyo ubona ninjira mu kazi nkakavamo nshoje namara gusoza njye nkaza mu rugo nzi yuko byibuze hari n'icyo wateguye ku meza ubu turyo tungana gutya gihe turyo tungana gutya nitwo mumereza ngo ni ariko nawe urasetse uratanga rasiyo y'igihumbi ukenere kurya inyama
uratanga rasiyo y'icyatanu ukenyeye kurya ifiriti. Ese ubundi wajya utanga amafaranga agenwe ukarya neza, uko wayambaye niko mba nayakoresheje. naragenze ndabona ni ukuri kw'Imana. Jereka nkubwire ubu amafaranga inoti ya 2 mbaha uri kumva, niyo mpamvu wampereza utuntu tw'utudomo jewe ukamereza icyakura ntakwiriye. Hako bivuga inoti jewe umbabarire nta kintu nshaka kuvugana nawe kirenze, kuko nusiteresa ndakujomba utahi wanyu. Umusange Yesu. ngiye gusubira mu murongo nayo ndimo kera uriya mugabo ngiye kumwihorera. Ni umugabo wawe ahubwo se uzamfasha dukora amasengesho y'iminsi nk'itatu musengere nawe ndebe ko yaza mu rusengero. naribi nzagufasha pe, kereka icyo udashaka gusa nyine gira uze muri korali pe. ndabyumva. ndabona n'imvura ikubye rero kamyenda itaranyagira. iyi mvura nyine iyi mvura isigaye igwa buri munsi ihora ku muryango, gusa nyine urakoze ariko nyine jya uncungira n'uriya mugabo, jya umuncungira unangira inama. Sawa bayi. Umbabarire pe. naho ngurankubita ngiye metsa amagi. Hey, hari amagi mpetse. nari Uratanga inoti ya 2 ngo nibahaye, uzi neza ko nta makara ari mu nzu, uzi neza ko nta mavuta hari. Urumva ibyo 2,000 byahahiki. hako ubundi mu rugo umugabo ntago agomba gufashanya n'umugore Badafashanya. ubu nakuvanye iwanyu ngo witaze urunya aho ngaha. Ujya umbabarira Badafashanya ni mu maye inoti y'igihumbi ngo mahe cyangwa maye icyo cyatanu ngo mahe. Umuntu yahita yahahira rimwe ntabwo abazi ko ejo wenda hazakenerwa ngo ngaho ugenda cyane nanjye ngende cyane ndebe uzaca bugufi. Nushaka kugende cyane ngiye nta n'ikibazo mfite. Nibyo ushaka nta kindi wumva ushaka. Icyo nshaka nuko bahiriza inshingano zo mu rugo. Ntugatange inoti ya 2 ngo ukeneye kurya ikiro cy'inyama cy'ibihumbi 2. Mwagiye mubirya uko mubisanze se? Nose ubundi siko tubikoresha, ahubwo wowe ukeneye kurya neza nk'uwatanze rasiyo nyinshi. Ese ubu koko ubutaretse kundenganya nzagira imbaraga ntariye. Uzagira imbaga utariye se ngiye nzabigenza uko yamaye niko nyakoresha, kandi ujye umenya yuko mba nteganya yuko ejo ushobora kubura akazi ngakoresha kuri ya na sagu. Ubone ngo z'abandi niko zibayehora. Uko rero nta kundi mujye mugira indambi. Ndabise gute we tanga rasiyo niba ukeneye kurya neza tanga amafaranga duhaye. Hari ikintu niba ukeneye kurya inyama tanga amafaranga tuzihaye. Amafaranga asiga ku meza ni makeya. Nese 2,000 byavamo iki? Nta makara dufite, nta bishyimbo dufite, nta muceri dufite, tugeneye guhaha buri kimwe cyose. Nta kundi nabigira. Ngera rasiyo. Nta kundi pe. Nyine ngera rasiyo ibintu byose ibyo ukeneye kurya ibyo ushaka ko watanga. Narebe inyihera n'utwo ngutwo mfe ko turameze igifu nta kundi. Ugomba kubyakira uko biri kuko kuba waduhaye niko tuba twayakoresheje. Nubyanga ujye utanga aya mafaranga menshi tuguhahira ibyo ushaka. Yego ngo mwatoye kuri yego ntaribe kampe kuturya nose nabigira. Birya nyine kuko ni kuba wabihaye. Hagiye mumenya ko abagabo bakoresha imbaraga nyinshi cyane. Nako nimba bakoresha imbaraga nyinshi ubugira ngo umuntu abigenze gute? Uramutuntu ubusa. Uko ni kuba amabera abiri y'igitoki. Uko ni kuba warihashye. Haha byinshi duteke byinshi. Kandi wa mugore we sinzi icyo ushakaho. Gushaka iki? Sawa ntaribe. Ujyango cyangwa ubyiwe. Uzajya urunda mu gifu cyawe urunde mu gifu. Hari igihe uzamenya yuko nkoresha iki imbaraga nyinshi cyane ukangirira impuhwe. Kandi numara kumweru utarya uzagira impuhwe. Umugabo agomba guhaha, nta mugore waje guhaha. Kankwihorere kandi uzabibona. Ubwo bageze mu rugo kamanze ndayibyara. Sheri ntabwo mukimenya ko abagabo batashye. Murabona neza mugo habaye ikihe kibazo se ko habuze ibiryo kurya? nawe uravugisha Ni ikihe kibazo kiri mu rugo gituma utamorera? ibiryo Ko bizi ko ngukunda mugore wanjye. gusa ugiye hariya mu nzu wasanga harimo ibiryo. Wazanye ibihe se aho? Ibyo kurya birahari ntabwo twabibura. Uzanye iki? Icyambere ni urukundo rega. Jya umenya ko icyambere ari urukundo. Naje utemeye nzahite mamara. Byagenze gute mugore? Ntabwo bikunda. Ku buryo nsigaye ngera mu rugo numenye ko nahageze nurazi no kubuna mikote. Ni ikihe kibazo? Nta nubwo mba ndi no kureba. Byagenze gute koko?
iki se ni iki? iyo ni telefone yanjye. Nta kibazo ubwo ndayigurisha dukemura ibibazo. Akazi se nkora kagakorwa gute mugore mwe? Nose akazi bagakorera kuri telefone. Aho maze iminsi swazi. Hano se harimo ikibuga cy'umupira? Maze iminsi mu kazi nimo gushaka amafaranga. Bakoreramo hano. Ntabwo aba boss baraduhemba. Ariko nibaduhemba zabona ibyo kurya birahari ntabwo byaba. Gakwaya rwose reka nkubwire inzara muri uru rugo irarimbanyije. Ngiye uko inzara irimbanyije muri uru rugo kugeza aho usigaye unyita mu izina ngiye mugabo wagukora. Waje watinyuka ukavuga ngo sheri koko ase subizwa erega sheri z'abantu bahaze bariye bangwe twabanye tuvuga ko tuzasangira kabise n'agahiye. Oya ibyo wavuze ntago ari kubyubahiriza. Gakwaya ubu tuvugana njyewe ndahamagara musaza wanjye mugisha inama muhamagare. Urabizi twashakanye dute? Oya ndamuhamagara ntabwo byagera kuri urwo rwego. Oya ndamuhamagara. Oya ntabwo byagera kuri urwo rwego. Oya njye nyemerera ahantu maze iminsi ngahe wiri kuvuga ngo nagiye mu Buraya. Ntabwo nari ndi mu Buraya, ngiye nari ndimo gushaka amafaranga. Nyemerera ibintu ngiye kubyitaho byo muri iki. Subizwa ngo buri gihe nuko utahumbwira subini ko numva uri guhumuritse. Ure mwiza akazi gahuriye n'inzoga. Oya ugiye kumbwira ngo bagusomeje rimwe ngo nawe. Oya si banansomeje na n'umuntu nahuye nawe mvuye mu kazi ukanganza kukureba mu Buraya. Oya ibyo bintu hora ubimbeshya. Reba ejo bundi najya kuguza mu itsinda kugira ngo turye, njya kwikopesha kwa Korode kugira ngo turye, none n'ubu uracyambeshya. Gusa urumva njye najya mara nikopesha. Umugore wanjye nikopesha byihorera ngiye kubikemura. Amafaranga agiye kuza n'ubu ngubu wabonaje. Kataza aranyura mu zenzira. Araza amafaranga agira amafaranga. Nyina aranyura mu zenzira kugira ngo ngiye mbona amafaranga ujye guhaha. Muri byo kurya. Reba kera baratanga gatana kanjepe karimo uturindazi, karimo umugati usuzanyije. Mvuye mu kazi ntago baduhera. Nyine mbwira nk'ikintu bigiye kuboneka mugore mwiza. Subizwa ngukunda shiro. Subiza. Buri gihe uhora umbeshya. Humura bigiye kuboneka rwose. Ubwo niba wisubiyeho. Oya humura ibiryo bigiye kuboneka. Twibere muri paradizo. Humura rwose ngiye kubyitaho umugore mwiza. Ahubwo ngereza kanu gakotereje mu dore ibyo nakubwiraga umugore nkunda. Urabona tuvuye gushaka amafaranga, ariko amafaranga agiye kuboneka humura. Sibyo mugore? Ariko rero mubwire Gakwaya. Wanyise umugabo wawe. Harya. Ariko wamereza ikote wagiye. Ntago nzongera kuri mesa. Ntago nzongera kumesa. Dore reba ku ntoki zabaye. Abandi bagore bakoresha inzara bikagumaho ngiye byavuyeho. Nirwa mesa amakoboyi, nirwa mesa ngo amakote. Ntago nzongera kumesa ugomba gushaka. None se mugore nkunda kariwe mugore mfite, ariwe mugore twasezeranye. Ibyo mukozi byo noneho bijemo gute? Ndandebera nawe ukuntu bundi bwashyizeho ibiki. Ubu tuzabona amafaranga yo kuzajya duhata bari n'amafaranga y'umukozi. Oya ariko amafaranga agiye kuboneka ntugire ikibazo. Si wambwiye ko amafaranga agiye kuboneka se? Ubu hanyuma si umukozi n'ubu. Uwo mukozi ni uwo kumesa, gukoropa. Dore babarira umugore mwiza ibi bintu uko bitagoye. Nzajya ngufasha kubimesa. Oya ibyo mukozi waje kandi bagiye mu kazi. Ibyo mukozi tubyihorere. Nabwira nabarumuna banjye bakabaza bakabimesa rwose. Ibyo mukozi tubyihorere. Ibi ni ibintu byoroshye n'aya makoboyi. Erega nanjye ntabwo njya niyanduza mugore mwiza. Nubwo ubona mba nshaka amafaranga ntabwo njya niyanduza. Yewe reka mbyemere. Ariko ntabwo nemeye ko udashaka umukozi. Urashaka umukozi? Turashaka umukozi tutarabyara. Nta n'umwana turagira. Turashaka umukozi rwose. Ayo mafaranga si byo kuyapfusha ubusa. Ntabwo azaba apfuye ubusa. Amafaranga azaba yabonetse ari menshi. Mbese urananiwe nishakira. Ndananiwe shaka umukozi. Reka nkubwire. Reka ibyo bintu by'umukozi noneho. Shaka umukozi ndananiwe. Dore genda. Nta kibazo amafaranga agiye kuza umukozi ndamushaka. Uramushaka? Umukozi ndamwemera ndamushaka. Erega ndagukunda mugore mwiza. Ubwo byemeye. Oya humura umukozi ndamushaka. Abagore bitingiye ntibakimenya ko amafaranga yabuze. Umukozi uguha nawe uzabona ibintu by'iki gihe mani. Ibintu by'ingo ni hatari kweri. Ubanza nsigaje kuzamumesera n'ikariso. Wiriwe Sharubi. Wiriwe. Turanze ubaye inganzwa. Oya no kuri ibintu byarakaze mu ngo. Ibintu by'iki gihe ni hatari wa muntu. Wabona usigaye umese n'amakariso y'umugore rwose ubwo utangiye. None si kariso wagize ngo shawe. Abagore bajya bavuga ngo ntuburinganire. Aho buringanire wamera nk'aba bandi njya mbona. Ukamesa n'ikariso y'umugore. Ubu se irabona itari imyenda. Ubwo utangiye kumesa ubu ngubu rwose n'ibindi ntubikora. Mva mu kazi
nimugoroba ngo kugira winjire banza uyacishe munsi y'urugi. ko naje kukugisha inama se ubu ngubu urangiriye mbona rwose nawe byararangiye. Oya wa muntu ibintu ni atari. Iyo nama nawe urambwira nkugire inama nk'umuntu w'umugabo kuko ndabona ibintu byo muri iyi si byaranarangiye. Hari abantu, hari imikorere, hari iki cyose byarangiye nta kintu kigezima kinyibona kuri iyi si yacu. Ongera unyisurize ntaburiya narindi mu bintu byo kwanika ntabwo nakumvaga neza. Nameze nk'abarwaye ibyasome njya numva ntaburiza ijyana. Niba yaranyahiriye njye nabuze abantu b'iki gihe ukuntu basigaye bateye. Njye ndinjira mu rugo nkinjira mfite inzara yenda kunyica no kuri kwimana. Urahaha Si ibirya mpaye tuba tungana gutya. Nawe urabizi ikibazo erega abagabo namwe mugira ikibazo cyanyu. Hari igihe uca aho ngaho mu tubari ukajya mu ndaya ukanywa inzoga ibiki byose. ngaho mbwira ukuntu wakubaka urugo n'uwawe. Ese ubwo urukumva wakwitwa umugabo se wakwitwa imbwa. Abagore b'iki gihe ntabwo bacyuye. Ese wowe n'undi wabaye imbwa ariko nese umuntu usigaye umesa mu rugo.